impano nziza iruta izindi umubyeyi ashobora guha umwana ni ukwimenya, gusobanukirwa uko amarangamutima ye akora, uko aharanira kuyagenzura mu gihe hari ikintu umwana akoze, ndetse n'uko amenya n'ibishobora kuyazamura. Nimba hari ibikomere yahuye nabyo agaharanira kubikira, nimba hari ibyo umwana akora bigatuma azamuka, akagerageza kumenya ibyo ari byo kugira ngo akore uko ashoboye abikoreho, bityo aharanire kwirinda ko ayo marangamutima aba imbarutso mu kuba ibikomere by'umwana ashobora kuba yakurana. Imibare igaragaza ko 80% by'abantu bajya kwivuza muri terapi cyangwa se ibiganiro bikiza bagira ngo baharanire gukira ibikomere baba barabikuye mu ngo z'aho bakuriye. Umubyeyi rero ubashije gukora kuri iki kintu akimenya, akamenya n'uko yaharanira kumererwa neza, bityo atabigiramo uruhare kugira ngo umwana akurane ibikomere, ni impano nziza bahaye umwana. Nawe mubyeyi utwumva uyu munsi, ndabizi neza ko wumva icyo ndi kuvuga muri aka kanya. Rero umwana byanze bikunze azakosa, umwana azamena ibintu, umwana azakora amakosa atandukanye kuko ni umwana, ari kwiga, ari kugerageza uko ashoboye kugira ngo amenye uburyo ki yakora ibintu neza kurushaho, ariko byanze bikunze azakora amakosa. Rero umubyeyi uharanira kumenya we ubwe, akagerageza kwisura, akamenya uko yakora uru rugendo, ndamushimiye muri aka kanya kuko nzi neza yuko hari byinshi aba ari kurinda umwana mu gihe cy'uyu munsi ndetse n'ikizaza. Ndagushimiye.